navuga atanu mushaka kwiga muzike ni muzi muzaze dutangire dutoranye n'abaziga ngiyeyo wari ubishinzwe wari uzi gucuranga yari na perezida wa korali ahura bati wowe ntago ngushaka mu baziga ati ntago wakora ati kubera iki kubera amateka ikintu cyatumye abyanga ni nko kunsuzugura no kungaya kubera nari umukene navuga se guti nsa nabi ariko nkunda Imana umutima wanjye uri muzima navuga ngo usa neza none abantu kuko barebera inyuma anguriramo ubushake abantu bagira urumva ko nacyari nk'igikomere yego nacyo ni igikomere aranga anambwiza ukuri buriya reka nkubwire iyo umuntu ari ku rwego abona kuruta nta kindi kintu mwavugana kandi bantu mu bitekereza gutyo mukora amakosa kuko ibihe bibindi yego tekereza uyu munsi uwo muntu ariho nanjye ndiho mwembe muri kandi jewe kuko ari ibintu nifuje bakanyuma mu mahirwe ntabwo wabyibagirwa ubundi nta muntu wibagirwa ntibazakubeshye njye numva n'abantu basenga amasengesho ameze gutyo kwibagirwa ntibibaho ahubwo umuntu arirengagiza urijijisha Nose niba nibuka umwana mwanyigije mu wa mbere uko yitwaga nuko yasaga wenda atanakibaho umbwira gute ko ejo bundi none ndi umugabo nubatse narashatse kujya nko gukora ibyo ngibyo umuntu akanyangira ibyo nibyo niyoga noneho naringeze aho mvuga nti ntabwo no kuririmba nari mbizi noneho rero yabonye bigoye anshakira umutoza yego ubwo ndajya mbwira abantu badukurikiye nimba Imana yaranshoboje biri kuri urwo rwego wabona wowe uzi no kuririmba ari kutinya kandi nawe uje watanga umusanzu mu murimo w'Imana cyangwa umuganda tukamamaza ubutumwa bwiza sibyo yego ikintu nibuka nazibagirwa yagiye agenda azana dirije wa korali ikomeye mu Rwanda kandi muri ADP tumwemerera igihembo none nemera igihembo nafite n'amafaranga ariko nawe ntiyari yanciye menshi yagira ngo amfashe ariko urumva umuntu kuza kugutaho umwanya none ntakuzi ahubwo uzwi na wa wundi kandi wa wundi muziranye niwe guca intege ariko aravuga tereka nzane na runaka tuzareba ikizavamo none wa wundi nawe mbonye bisaba ko ari nawe unshakira abakobwa bagombaga kumfasha cyangwa kumbekinga abo nabo bakura bamwe no muri korali abantu bamfashije bundi mu muzo wa mbere ndanumva hari igihe Imana izashoboza umuntu agatekereza ukuntu yagira ikintu abavugaho ariko bahare yego bamwe bazagutungura uzasanga wari ubazi utazi ko aribo bantu bandemye Teo babifashijwe n'Imana hanyuma mu gihe hari abantu bazi ko nyine ari ibintu nishatsemo ariko njyewe kuko nzi ko mfite abandi bantu n'andi maboko yabanje kumfata ubona byakunze ntago abazi inzira zikomeye wanyuzemo twageraga naho afata igiti inkoni akabati jewe rero umbabarire uri umuntu w'umugabo ariko ni iyi nshuro noneho nibyanga nshobora kugukubita umuntu akayigiza ati gira vuba se turinda tujya muri studio yego tubifuriza kububwa neza tubifurije amahoro y'Imana Imana ibahire cyane iyi ni Impamba Nyayo TV ntago ntekereza ko nubwo ari ubwa mbere aje kuri iyi channel ntago nta muntu wamubona ngo avuge ko ari ubwa mbere turakwakiriye murakoze cyane ntekereza ko ubuse biracyashoboka ko ushobora kwibwira abantu uvuga amazina yawe cyangwa ukundi kuntu wivuga wayavuga kubera ko ni n'umuco mwiza ni abarimo no kubaha abagukurikiye kwishyiramo ngo abantu bose barakuzi bimeze nk'ubwibone ndumva ari nko kwishyira hejuru jewe nitwa Uwiringiyimana Theogene abantu bakunda kunyita Theo bose babireba bandi umwana ariko ntago mbyibuka niyo ya mbere wakoze cyangwa niyo ya mbere niyo mpamvu bayikwitiriye tunejejwe no kukwakira uyu munsi tukaba tugiye kuganira nawe ndetse tugiye kuganira nawe ibijyanye nawe bwite ndetse n'igitaramo tugiye kujyamo none aha ngaha
ikibazo cya mbere cy'amatsiko nari mfite nkihura nawe numvaga nshaka kukubaza ubuzima bwawe bw'ubuhanzi ubu ngubu uko umeze n'umubano ufitanye n'itorero ryawe kugeza ubu kuko nibyo biri guhwihwiswa biri kuvugwa cyane. Urakoze cyane. Genda tekereza ko ubuzima bwanjye ukomeze mu bisanzwe ndamahoro, ndakorera Imana mu buryo bw'impano Imana yampaye ko kuririmba. Ndacyagira amahirwe yo gukorera mu gihugu cyanjye hano mu Rwanda, nkabona n'andi mahirwe yo kuba nakambuka umupaka nkajya mu bindi bihugu, ku buryo nyine numva ko biri kugenda neza muri rusange, na cyane cyane ko ari byo mba nifuza. Umuryango wawe utuye he? Umuryango wanjye utuye ku Gisozi mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Nahoze numva abantu babihuhisa bivugisha ngo kubera icyo utambaye impeta. Bro, kutambara impeta ni kumwe ngira ngo wenda mwamwe kuko muzi aho duturutse. Ni kumwe wambara vuba vuba bimwe ukabitwara nko mu ntoki no mu mufuka. Ariko impeta ndayifite, nanjye ndimaze kwicara ndabitekereza. Ikibi nuko naba nayifite ariko ndayifite, ahubwo ni kumwe amasaha gufata ukiruka ukambara bimwe ibindi uri buze kubikoresha. Hanyuma umubano wawe n'itorero rya ADEPR. Kandi ikindi kutambara impeta ntibisobanuye ko abantu bazi ko ndi umugabo wubatse, kuko mbivuze kenshi gashobotse. Ndi umugabo wubatse, mfite urugo, n'uwaba mbonye bwa mbere kuri izi kamera ariko yaba yarambonye no ku zindi. Ntekereza ko umuntu wawe ukubonye bwa mbere yaba ari umwana aribwo amenye ubwenge. Ubu kandi ntago yabura. Umuntu mbona bwa mbere ntago yabura, ndabizi neza. Okay, hanyuma umubano wawe n'itorero ryawe rya ADEPR wamenyekanye ubamo, wakuriyemo, wakirijwemo? Wenda ndagukosora akantu gato. Ntago navuga ngo itorero ryanjye. Umuntu ashobora kubikoresha ariko ubundi itorero ni iry'Imana. Kandi itorero ntago ari ADEPR gusa. Oya, itorero Bibiliya cyangwa se amakuru numvishe, ubundi itorero ni riri mu ibanga. Yego, ahubwo itorero nsengeramo rya ADEPR. Ubwo ndumva ariyo makuru. Urakoze cyane. Kimwe mu bintu navuga ko binejeje umutima wanjye muri iyi minsi, ubu tugeze ku munsi wa gatatu, oya ku wa kane, natangiye kumva umunezero guhera ku wa gatandatu nimugoroba, ku cyumweru, ku wa mbere, ubu ngeze ku munsi wa kane kuko uyu munsi turi kwa kabiri. Mu by'ukuri mfite umunezero, nari maze imyaka ikabakaba muri 5. Iryo torero rya ADEPR mbarizwamo, navuga ngo tutabanye neza. Ariko kugeza uyu munsi iyo mpamvu yavuyeho kuko bari barampagaritse. Hanyuma hari impamvu yo gutuma ntinda kwakirwa, kandi impamvu mvuga ngo kuvuga kutabana neza nuko hari harimo icyo kintu, ariko ubundi twari tubanye neza. Biba byarabaye kera, hagenda haza inzitizi, rimwe bankenera bagasanga nagiye mu murimo w'Imana, ntibihure nyine babigambiriye ku izo mbabazi cyangwa kunyakira. Ndashima Imana rero ko nta kitagira iherezo, ubu tubanye neza. Ku cyumweru nari igaburo ryera negereye ameza y'umwami muri iryo torero, kandi none narafashe umwanzuro ko no mu yandi matorero aho bantumiraga batazamigaburo ngo ndirye. Iwacu batararimpa, iwacu mu itorero ryanjye ntararirya, none naravuze ko no mu yandi matorero ntaryo nzarya. Ubwo nari maze imyaka 6 negera ameza y'umwami, kandi nk'umuntu w'umukristo uba wumva ko hari igihombo. Natwe tunejejwe nabyo, ubwo turi kuganira n'umuntu wishimye, ndabizi uraza kudusiga ibyishimo. Natwe ndumva nshaka kuturirimbira. Kuririmba rero niyo naririmba ntago naba ndirimbye, ni nko kubaririmbiraho gato. Ariko sinanameze neza mu ijwi, nagizemo ibintu by'amagiripe, usibye ko nahise imiti. Ariko nk'ukuntu ari impano, nzi yuko ari byiza nabyo mu kiganiro abadukurikiye
nabyo baba babikeneye kuko njya mu bitaramo ahantu hose ngiye niyo utaririmba ariko kuririmba byimbitse nyine no kuririmba indirimbo yose wenda ukanaririmba kapera ho gake ntitubona abantu babinezerewe bivuga ngo rero ni nacyo tuba tukwitezeho cyane ko tuzi ko uri umuhanzi nyine kurusha ibindi bintu byose oya ni nabyo byonyine yego ahubwo icyo ndi gutekereza hano mu kiganiro biba bisaba kuririmba hari n'ibintu guhamagara nko kuri radiyo nabwo bakakubwira ngo naririmbeho akantu gato indirimbo iri kumfasha kuva aho numviye iyi nkuru nziza cyangwa habereye ibintu nakita ko ari nk'ibirori kuri jye ni indirimbo yitwa ngo ingoma yawe niyogere igitero rero kirimo kumfasha ni igitero kivuga ngo nibutse iminsi ya kera nkuramburira amaboko ndebye imirimo yawe mbura icyo mvuga ndatangara ndumirwa mpita mfata umwanzuro wo kutaza kureka ingoma yawe niyogere n'abana b'abantu barogeye ingoma yawe niyogere n'abana b'abantu barogeye akandi kari kumfashamo rero karavuga ngo nshingiye ku byo nabonye ndi umugabo guhamya ko nakure cyane habaho imana itakura umuntu nshingiye ku byo nabonye ndi umugabo guhamya ko nakure cyane habaho imana itageza umuntu ingoma yawe niyogere n'abana b'abantu barogeye nise mubekenga mu kiganiro wakoze cyane nabyumvaga gake hanyuma ikindi kibazo mfite mu myaka 5 wari umaze baraguhagaritse ni irihe somo rikomeye wigiyemo muri icyo gihe wamaze utabanye neza n'itorero usengeramo isomo njye nigiyemo kandi nkumva ndimo ndarishobora n'iryo kwihangana kuko impamvu mbikubwiye gutyo nasanze kwihangana ari n'ubundi bibiri isanzwe uvuga ngo kwihangana bitera kunesha kuko ubundi itorero rigira ibyo ritegeka bigira n'ibyo riteganya nimba ukoze ikosa ridahuje n'imyizerere itorero ritegeka ko baguhagarika ariko bagateganya ko wanagaruka hanyuma muri urwo rugendo rwo kugaruka hari ibyo usabwa hanyuma bakanabigenzura iyo byujuje rero uragaruka noneho rero njyewe narabikoze byose ndabyuzuza kugaruka biratinda ariko icyatumye mvuga ngo kwihangana ni isomo nongeye kwigiramo nanakangurira abantu kugira kwihangana ubu dufite abantu bari mu ngaruka zo kutihangana ukanga kwihanganira ikintu habe niyo cyaba ari ikintu gikomeye ariko bikagukurura ingaruka zikomeye kuruta cyo ku buryo birutwa niyo wari kwihangana ukacyihorera ibyo ntabwo mbitindaho kuko nabaye mbaye nk'ugiye gutanga amasomo cyangwa nkatandukira ariko tekereza ko mu itorero aho nsengera banampagaritse batanze raporo mu hejuru bo barangenzuye barabyuzuza babona ko nkwiye kwakirwa 2019 ubwo nari maze umwaka reba kuva 2019 kugera 2023 nari nkihanganye hari harimo umuntu umwe wavuze ati jewe mwese muzamubabarire je nta mbabazi namuha acisha mu mayeri yo kujijisha niko navuga kandi rwose ntago byari byiza yari kwihangana nawe akambabari arigihe nigeze utamubariye se wakubiki wumva narize kwihangana ngomba no kwihanganira kumuha imbabazi namabura kinduse cyangwa nuko koko wamubabariye nyine se ntamubabarira ariko ntamubabariye nanjye ubwo ntago nabanyeneye kubabarira kuko ubundi bura uko wagenje niko uzagenzwa niko ijambo ry'Imana rivuga ubwo rero urumva nimba nk'umuntu umwe wenyine yarazaga akavuga ati simbishaka kandi afite ububasha urumva nanigiyemo kwihangana nta mijugujugu nta mabuye nta bibazo byinshi wagize byuririwe kuri icyo gihe wari urimo cyo kuba wari warahagaritswe n'itorero njyewe byari bihari ntabwo byabura
ndetse byinshi nahuyemo n'ibintu byinshi bitandukanye nabyo bisaba kubyihanganira. Ya mafoto twabonye usinziriye ahantu wanyweye inzoga yaje muri icyo gihe nago nayo nanyoye inzoga niko amafoto yagaragazaga. Yes, amafoto niko yagaragazaga nkaho uri kunywa inzoga naho wanyweye inzoga nkaho urabona birya. Yego nyine abantu turacyafite abantu bafata ibintu bakabigira nk'imikino. Njye mbona ko nkura muntu yabikoze wenda agira ngo yumve uko abantu bavuga, ariko yari abaye nkuru no kunkwegera nuko mu Kirundi bavuga kandi mo nkwegera ibibazo yari nkwegeye kabisa. Twaratunguwe tugomba. Oya ubu rero ikintu nakubwira aho haziye ibi byitwa social media, aho haziye zimbuga nkoranyambaga nyinshi, uko iterambere riza hazagenda haduka n'ibindi. Ubu mbese nigeze kuririmba ndavuga ngo nta banga rikiri mu isi, byose biri ku karubanda. Pe aho wicara wawe muri salo amakuru ari Rubavu akagusanga utarindiriye na radio, ukabona video ukabona uko byari bimeze, bakakubwira bati umupira wabereye Ihuye byagenze uko. Urabona nyine byaregeranye byabaye hafi na hafi. Mukanya bunini tumara kuganira abantu baraba barimo babibona nkuko namwe muri kubibona turi kumwe. Urumva rero birasaba n'umuntu guhindura systeme, kwirinda cyane, kwigengesera, n'ibintu byinshi bisabwa muri iki gihe ko umuntu yirinda. Haje no kuba umuntu yafata umutwe wawe akawukora hagaterekaho undi. Njye mbibona babikoreye nk'umuntu shayi, hari abana babikoreye ndareba kandi ukabona byararebwe. None leta mvuga ati abantu bose babirebye barimo bagira ngo barebe ko ari byo cyangwa ni uguteza imbere wabikoze. No kwihangana reka tukubwire ngo pole kandi tunavuge ngo felicitation. Gusa dufite amatsiko. Wavuze ubutumwa bwinshi muri ADPR, nanjye ndibuka nkiri umwana mutoya indirimbo zawe zaramfashije cyane. Twitege iki abantu basengera mu itorero rya ADPR? Navuga kuvuga ngo hari ikintu bazitega kizaza n'ubundi atari jewe, ntago nabikabya ibyo, sinabikabya buryo bwivuga butumwa icyo bazitegura nuko nibantu miranzajyayo nibanyenera siko kuri se. Hako ntago ngiye guhaguruka ngo ngiye gukomanga insengero za ADPR ati maze ntaza nimunyingurire, ntago ibyo biri bindeba. Ahubwo nimba ngize ayo mahirwe yo kongera kujyayo, nabo bazaba bagize amahirwe yo kuntumira tugafatikanya nkuko na mbere twabikoraga. Kandi uku kwihangana kose kugira impamvu. Iri torero rya ADPR niryo nakirijwemo, mbatirizwamo, niho naririmbye nsengera, niho namamariye. Mu bintu nagenzuye nzi neza nk'umuntu umumva iki gihugu cyose, ngira ngo nimvuga ngo nta komine cyangwa nta karere, kuko nshobora kuba natangiye kuririmba bikitwa komine. Yego rero nta komine cyangwa akarere yo mu Rwanda ntarakadinagiramo. Ninde wanjyanyeyo? Ni ADPR. Imirenge hafi ya yose nayigezemo. Ninde wanjyanye? Ni ADPR. Kugira ngo n'abandi bagira imbaraga bananyiteho. ADPR yarabanjiranwa, nta hantu na hamwe najyaga atari yimpamagaye. Ibyo bintu rero nabyo biri mu byatumye namamara, nabo babigizemo uruhare. Hanyuma rero kuba naringiranye nabo ibibazo na cyane cyane ari njye ubiteye. Buri torero ni umubyeyi, ukosheje umubyeyi akagukubita ikinyafu, ugomba kubitekerezaho neza noneho ugatangira guhindura. Kandi nta muntu urengaho guhanwa. Oya niko bimeze. Naho rero ubu mfite abantu bambazaga ngo ariko ubundi ngo wazigendeye ukajya muri indi torero, ngo ubundi ngo wowe mufite amavuta ni washinga iryawe. Ariko se kangabaza washinga iryawe aho uvuye mufitanye ibibazo ngo n'ubu ujyanye ibibazo handi ni ikibashwe mwisi. Yes, ubundi na Bibiliya nibyemera. Kira cyari ikintu gikomeye ku muntu wizera ibya Kristo akomeje. Hari abantu bashobora kuba babibamo nko kwenjoyinga, ariko ntabwo mbazi. Ariko umuntu bizi neza uzi icyo ijambo ry'Imana rivuga
arabizi ko ikibushywe mu isi no mu ijuru kiba kibushywe. Nabona biriya biganza bamanikiye nta hantu nagombaga kujya, aho nagombaga kujya hose nagombaga kuba mfite ikibazo, ariko nibyo bimbuze gukorera Imana kuko ni narihane. Ese ni cyagufashije kwihangana icyo gihe cyose? Kandi ari ibyo byanditswe kuba gusoma ijambo ry'Imana. Erega bundi gikwiye kumfasha, icyari gikwiye kumfasha ariko cyumve neza. Ngiye gufashwa kwihangana nuko ntarenganye. Icyo uracyumva. Hanyuma kuba rero itorero rya harazagamo abantu bake cyangwa umwe, kuko sinabizi nimba ari umwe batabyumva neza, abo niwe nihanganiye, naho itorero ryo ryari ryarambowe. Nukuri ubwo bakobohotseho ubuzima bwa Theo wa kera na Theo w'ubu ubuzima bwakugishije neza. Ubuzima bwa Theo wa kera nko guhera ryari kera, rega nawe hagira ibihe ubu n'igihe bamagarikiye ni kera kuri ubu. Yego kugeza ubu njyewe ikintu ubuzima bwanyigishije mu bijyanye n'ibyo, kimwe mu byo ntekereza yuko naryo ari isomo, ni ugutinyuka. buriya nubona uri umunyabwo gutinya byose ni bibi, kuko nabonye yuko gutinyuka ari byiza, kuko na Bibiliya iravuga ngo ntutinye. Iyo uvuze ngo ntutinye rero bivuze ngo tinyuka, kuko nko kuririmba njye ndirimba ntaho nabyize, ntago nize umuziki. Oya, ntago nize kuririmba, nigeze nshaka no kubigerageza iwacu ku rusengero. Korari nabagamo igura ibyuma, bazana piano cyangwa synthesizer, baravuga atanu mushaka kwiga muzike ni muzi, muzaze dutangire dutoranyemo abaziga. Ngiyeyo uwari ubishinzwe wari uzi gucuranga yari na perezida wa korari, ankura amati wowe ntago ngushaka mu baziga, ati ntago baravuga atanu mushaka kwiga muzike ni muzi, muzaze dutangire dutoranyemo abaziga. Ngiyeyo uwari ubishinzwe wari uzi gucuranga yari na perezida wa korari, ankura amati wowe ntago ngushaka mu baziga, ati ntago wakoraho. Ati kubera iki? Kubera amateka. Ikintu cyatumye abyanga ni nko kunsuzugura no kungaya, kubera nari umukene. Navuga se gute nsa nabi, ariko nkunda Imana, umutima wanjye uri muzima, navuga ngo usa neza. None abantu kuko barebera inyuma anguriramo ubushake, abantu bagira urumva ko natari nk'igikomere. Yego, nacyo ni igikomere. Aranga anambwiza ukuri, buriya reka nkubwire, iyo umuntu ari ku rwego abona kuruta nta kindi kintu mwavugana, kandi bane mu bitekereza gutya mukora amakosa kuko ibihe bibindi. Tekereza uyu munsi uwo muntu ariho nanjye ndiho, mwembe muriho, kandi jyewe kuko ari ibintu nifuje bakanyuma mu mahirwe ntabwo wabyibagirwa. Ubundi nta muntu wibagirwa, ntibazakubeshye. Njye numva n'abantu basenga amasengesho ameze gutyo, kwibagirwa ntibibaho, ahubwo umuntu arirengagiza. Urijijisha. Nose niba nibuka umwana wanyigishije mu wa mbere uko yitwaga nuko yasaga wenda atanakibaho, umbwira gute ko ejo bundi noneho ndi umugabo nubatse narashatse kujya nko gukora ibyo ngibyo umuntu akanyangira, ibyo nibyo nibagiwe. Ntabwo wabyibagirwa. Noneho ikintu kiba umuntu wagukoreye kikagutacinga ntabwo ushobora. Noneho rero urumva aho ngaho niho nabonye ko ntukwiye gutinya, nk'uwo yaranciye intege kandi mu bijyanye n'umuziki, kandi ntabwo icyo gihe mfite na gahunda yo gukora indirimbo ngo ndirimbe. Kabiri, ikindi nanone hazamo ntangiye gushaka kubipima ngo ndirimbe noneho apana kwiga umuziki. Umwe mu nshuti zanjye za nshuti uvuga utuye umuntu n'inkoramutima rwose, oyanjye ntago magara nyize, inshuti magara ntago ndayibona. Ubwo umuntu ushaka kuzaba inshuti yanjye magara azaze tubivugane, abinyereke ndebe ko umuntu aba magara. Njye ngira inshuti ariko ntago ndabona inshuti magara, nta muntu urambera inshuti magara keretse Imana, kandi ndashaka n'umuntu. Iri jambo magara abantu bazaryige neza, muzanshakira abantu bize ibintu bya filozofi
babinyumvishe ngo nibo ibi bintu by'inshuti magara ngira ngo byabagaho kera nibyo bavuga ngo ba Yonatani na ba David ngo bari abantu ngo bameze nk'agati gakubiranye kandi ibyo nanjye umuntu abigereranyije ndabyumva ariko je inshuti magara ndacyagenda nago ndacyumva neza iyi kuko umuntu turi inshuti ngafatiraho ngira ngo twaje kuba inshuti magara agahita hinduka inshuti magambo nuko twafatiye mvuga eshatu y'umuntu none uzi kukundana n'umuntu mukagera ku rwego ujya wumva kurya utamubona ari nkaho uri igisambo uri kumuca sasa rero hari kugira ngo ni magara agahinduka amagambo agaguhindukira inshuti magambo noneho kwa kuntu wagiye umwimariramo umwizera cyane akakubera mubi agahera mu mizi ibyazi akajya no kugerekera kandi kuko abantu babonaga ko ari inshuti yawe bakabyemera 100% kuko babifataga nk'amagara nge rero abo nabashije kubona ni inshuti magambo aha none turaza nanjye ngo gusoza ndagarukira kuri uwo muntu wari inshuti yanjye atumwe mvuga ibintu byadutse namubwiye icyo kuririmba yarasetse afata n'umwanya wo kwicara hasi agaseka yicaye mvuze bimwe byo bita ngo yatembagaye ngo arigaragura hasi arambwira atorugize igitekerezo cyiza ariko nawe urarengereye ndamwezanize ndengereye gute ati wowe se ni atugakora indirimbo ni ati se gute nibakora indirimbo nimazishira ku makasete nibantu bakajya bazumva akongera agatembagara ngahari noneho nigiye misoma yaranyeje yahise ntera ubwoba icyo bita kugutinyisha nawe ukajya wumva ubwoba koko nta noneho yari yarize ibya music ari umucuranzi muri korari azi gucuranga gitari azi gucuranga synthesizer azi no kuririmba ari umutoza ibaza umuntu nk'uwo ari n'inshuti yawe noneho n'uguhita ubyikura wabyikuramo noneho yahise n'ingero zabo byananiye kandi anyereka ukuntu bari bakomeye arambwira ati se muvandi mu ngero yamaye korari ebyiri zo muri ADPR kuko urumva nawe yari mu ADPR dusengana oya nari inshuti ntago twasenganaga ariko nazaga hasengera nkazi ariko none twarasenganaga kuko ari muri ADPR gari rya ADPR mvugo yangi yarambwiye ngo uzikorari baraka nkashwe ati korari baraka ni Nyarugenge ku ADPR ubwo je sinari nyizi nje nari nzi korari hozi yari mutuye hehe nari mvuye mu cyaro vuba hanyuma ari bwo nje Kigali ndimo nshaka kuririmba kandi rero ariko nzi hozi yari yaramamaye cyane arangiye yambwira ati korari baraka yakoze album atari kirangije album irapfa nuko yambwiraga yaba besheye baraka nimba byaranabaye ubwo nabo bagire polisana arambwira ati kandi n'abantu babakire ati ni kuniyo korari ya mbere Nyarugenge y'abakire ubwo n'abandi rero ubwoba ati kabiri irimo abanyabwenge abantu bazi kuririmba y'inyamuge mbwira wowe kavura ivundi impamvu yambwiye gutyo bajyaga barimamagara akabyumva nta mafaranga ugira abo baba bakoze ibintu ati ku buryo babyohereza n'iburayi ariko ntago byakunze atugura umva wowe uzaririmba ati kandi ko kuririmba kuri ubu bisaba gukora album kandi ukumva koko nibyo ngo nkumva nibyo ahubwo nkumva nibyo cyane mbwira n'indi korari y'ahantu mukove si ngombwa no gutinda ku makorari y'abandi ariko ntago ndi kubavuga nabi n'undi muntu nawe wabimbwiye atabavuga nabi avuga ati ntago byagenze neza ariko ati ibyo bintu bireke ntago byakunda noneho nk'inshuti tica abantu umva rero ko akubwira urugero rwabo byangiye niyo mpamvu umuntu dukurikiye umuntu uzakubuza ikintu akaguha n'urugero rwabo byananiye ujye umubaza n'abo byakunda wowe jya utubwira abo byashobotse abo byananiye ubihore kuko abo byananiye ntabwo ari Theo abo byananiye ntabwo ari wowe njyewe ndabizi ko Imana yagushoboza gukora ibyo abandi bananiwe kuko n'ubundi Imana niyo idushoboza ndumva rero navuga ngo n'ubuzima bwo ndacyari ku isomo ry'ubuzima nawe ngo ku isomo ry'ubuzima nigiye no gutinyuka naramubwiye nimba uri inshuti yanjye nk'uko tubiziranyeho wowe mfasha ibyuzi
unyereke studio umaze gutekereza kuririmba utazi aho studio iba arambwira ati genda haza ariko nawe yarazi inzu atarinjiramo nurangiza umfashe gucuranga numvishe uzi gucuranga kugira ngo mwumve ko umuntu yari inshuti usibye ko nakuyeho Magara ndi umuntu nzabwira ngo ni Magara abyitoza azabikorera nimba muzi ndirimbo yanjye ivuga ngo mazigiye ngira abantu kimana ikizuruga rekera iyo ndirimbo niwe wayicurangiye umuziki tekereza umuntu muri 2005 warize gukora diskete nka kuriya iyo ndirimbo n'ibiracyaza mu ndirimbo nshyira ndirimba mu bitaramo zikagira imbaraga ukagira ngo nizavu ngo ibibazo iyo ni muziki yankoreraga kubusa kuri Saint-Tizer ya korari yakoreragamo cyangwa yaririmbagamo none namwiyambire n'ubwo wowe bimfashe none anshakira n'abatoza rega no kuririmba nabyo narinze narabikundaga umva ndanabishaka ngoshywa n'abantu bambwiraga ngo mfite ijwi ryiza kandi barakoze buriya muntu nakagucine ujye umushima naho byaba bitari 100% umubwira uti washoboye ndimo mbivuga noneho naringeze aho mvuga ni ntabwo no kuririmba nari mbizi noneho rero yabonye bigoye anshakira umutoza yego ubwo ndajya mbwira abantu badukurikiye nimba Imana yaranshoboje biri kuri urwo rwego wabona wowe uzi no kuririmba ariko utinya kandi nawe uje watanga umusanzu mu murimo w'Imana cyangwa umuganda tukamamaza ubutumwa bwiza sibyo yego ikintu nibuka nazibagirwa yagiye agenda azana dirija wa korari ikomeye mu Rwanda kandi muri ADP tumwemerera igihembo none nemera igihembo nafite n'amafaranga ariko nawe ntiyari yanciye menshi yagira ngo amfashe ariko urumva umuntu kuza kugutaha umwanya none ntakuzi ahubwo uzwi na wa wundi kandi wa wundi muziranye niwe uguca intege ariko aravuga tereka nzane na runaka tuzareba ikizavamo none wa wundi nawe mbonye bisaba ko ari nawe unshakira abakobwa bagombaga kumfasha cyangwa kumbekinga abo nabo bakura bamwe no muri korari abantu bamfashije bundi mu muzo wa mbere ndanumva hari igihe Imana izashoboza umuntu agatekereza ukuntu yagira ikintu abavugaho ariko bahari yego bamwe bizagutungura uzasanga wari ubazi utazi ko aribo bantu bandemye moto babifashijwe n'Imana hanyuma mu gihe hari abantu bazi ko nyine ari ibintu nishatsemo ariko ngewe kuko nzi ko mfite abandi bantu n'andi maboko yabanje kumfata ubona byakunze ntago abazi inzira zikomeye wanyuzemo twageraga naho afata igiti inkoni agati jewe rero umbabarire uri umuntu w'umugabo ariko ni iyi nshuro noneho nibyanga nshobora kugukubita umuntu akayigizana ati gira vuba se turinda tujya muri studio yego navuga ngo rero bantu mutinyuke turacyari kuri iryo jambo ryo kuvuga ngo icyo ubuzima bwanyigishije mu gutangira cyangwa muri urwo rugendo rw'umuziki ni ukudatinya nihambiriye ku bantu nta bushobozi tekereza uyu munsi umuntu arajya kuririmba akaba afite smartphone ujya kuririmba haje amaradiyo televiziyo zabaye nyinshi haje n'izi channel abantu kukumenya no kwamamaza ibintu byawe biroroshye twebwe ikintu nari nshinzwe gutunga nimero ya telefone ngo nzashake zimwe bagendanaga zitwa tuvugane nukuboroka nukumbwira imibare nkandika ku gapapuro cyangwa nkaboroka none nari nzi gukopera kuko ari n'igihe wenda nabaga nshaka nka nimero y'umuntu uziko atayigo nkayicunga nkahita mfata imibare cyera bikiri 08 buri 7 yaje nyuma yego wabona ari n'abantu batazi ko bitari 07 byari 08 murabizi nuko bimeze ndumva rero uburebye urugendo rw'umuziki n'urwo hanyuma tubwire ku gitaramo tugiye kujyamo nonaha igitaramo giye gukora insanganyamatsiko yacyo n'impamvu wowe wakijemo ngira ngo insanganyamatsiko wenda byari buze kuvugwa bihagarariye ariko jya natumiwe mu giterane hano turi mu buryo bwo gufatanya n'ababiteguye kugira ngo dutange ubutumwa bwo kwamagana ibiyobyabwenge aha ngaha turi
ntabwo rero nta nsanganyamatsiko yindi itari iyo ni ubutumwa bwiza wenda bafite ukundi baba babise ariko nzi neza ko ari ukwamagana ibiyobyabwenge kandi ni intego nziza ibyo ngibyo nanjye nabizemo nicyo gitaramo twajemo tumaze iminsi ibiri hano kuko twatangiye ejo ariko umunsi nyawo wari uyu nguyu ubu rero hasigaye amasaha make cyane kigatangira igitaramo kwirirwa bivugaho byinshi rero mwavugisha kuko nibavuga ati n'amavuko kuko ntabwo ari ubwa mbere babikoze bigatuma wenda bivuga neza ndanga kuvuga ibintu simbisobanure neza kandi ntabwo nari nzi ko muri bubimba zona ngo mubaze kandi nawe ari hano araza kudufasha hanyuma turagushimiye cyane wakoze cyane kubana natwe wakoze kuganiriza abadukurikira uyu mwanya wari mwiza twishimiye ikiganiro cyawe Imana iguha umugisha kandi kongerera amavuta nawe urakoze cyane ni urwa mbere nagiye kuri izi kamera ariko navuga ngo nibikunda nzagaruke twese turabyifuza sawa murakoze cyane